mu gihugu cya Uganda harimo kuba ibikorwa by'amatora, akaba ari ibikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu, inzego z'ibanze ndetse n'abadepite binjira mu nteko ishinga amategeko. Aka kanya rero dufite Scovia turacyarimo kumushaka ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo atugezeho uko byifashe, dore ko Perezida Museveni amaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru ku ngingo zitandukanye by'umwihariko ariko banibanda ku matora arimo kubera mu gihugu cya Uganda. Ubwo rero nk'uko bitangazwa na leta ya Uganda biciye muri komisiyo y'amatora, bagaragaza ko abaturage hirya no hino bazindukiye mu bikorwa by'amatora, ndetse hakaba hari ingingo nyinshi zigenda zigarukwaho zirimo no kuba kuri ubu ngubu abakandida babiri aribo Museveni, Yoweri Kaguta ndetse n'uwitwa Kyagulanyi ariko wamenyekanye cyane nka Bobi Wine, nawe ari mu bikorwa navuga yuko byo kuba yareba niba koko ashobora kuba yatsinda no matora. Turi kumwe na Scovia Mutesi kuva i Kampala mu gihugu cya Uganda. Scovia, muraho, murakomeye? Biriwe neza. Yego muri amahoro i Kampala cyane. Kampala rero ngo byifashe gute? Ntabwo mvuga i Kampala, ndavuga ikiganiro n'abanyamakuru Perezida Museveni yagiranaga mu kanya gato kibaye nk'ikirangira, yagiranaga n'abanyamakuru aho yatoreye kwa Kitura. Yego. Ni iwabo cyangwa niwe. Ni muri ibi bice by'Abanyankore aho avuka. Yagira ikiganiro n'abanyamakuru, mu mvugo z'abanyamakuru byumvikanaga ko ari abo bagendanye muri iki gihe cya kampeni, agenda yamamaza avuga imigabo n'imigambi ye cyangwa ibyo azakora, kuko mu biganiro byacu bitandukanye twagiye tubabwira site zitandukanye aho yabaga yiyamamarije umunsi ku wundi, igihe gitwaye amezi agera kuri 3 arenga ngira ngo niyo biyamamaje. Yego. Museveni rero yabazwaga n'abanyamakuru undi bwite mu buryo bubiri. Harimo abanyamakuru babaye excited cyangwa se bafite ibyishimo birenze kuba baragendanye nawe. Kampala cyari ikiganiro cy'ubuvandimwe. Cyari ikiganiro cy'ubuvandimwe ariko cyane ndibanda ku byo abajijwe. Hari uwavuze ngo iyo yazaga mu baturage ntiyajya akavuga ibyo azakora, ahubwo yasaga n'ubigisha bibutse ibyo yakoze. Asa nkaho ngira ngo yavuga ati se ntihari impungenge ko ibyo uzakora abantu batabizi, bavuga gukomerezaho ariko abantu bakeneye kumva ibizakorwa nyirizina n'ibindi. Mu by'ukuri twibutsa abantu ko kwayamamaza byarangiye, ariko ashoje yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kimwe ndetse na Kyagulanyi nawe watanze washubije abanyamakuru, ariko nureba ku mateleviziyo y'u Buganda urabona ko Museveni ari we wiganje. Mutesi Scovia niwe mwari muri kumva ubu ngubu uherereye no mu gihugu cya Uganda, aho yagiye kureba uko byifashe. N'uyu munsi kuwa kane ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere nibwo byatangajwe yuko amatora ari kubera mu gihugu cya Uganda ku mwanya w'ubuperezida, bivugwa yuko aribwo yarangiye. Ariko mbere yuko aya matora aba cyangwa se mbere yuko uyu munsi ugera, byavuzwe yuko mu gihugu cya Uganda n'ubundi habaye imyigaragambyo idasanzwe kuri buri ruhande, aho abaturage babogamiye. Ngira ngo uyu mwanya w'uperezida wari uri guhataniramo abakandida babiri, ndetse harimo Yoweri Kaguta Museveni n'ubundi wari usanzwe ari perezida w'iki gihugu, ndetse n'undi mukandida uzwi nka Bobi Wine. Ndetse bikanavugwa yuko Yoweri Kaguta Museveni hari ikiganiro n'ubundi aya matora akimara kurangira yahise agirira kuri televiziyo y'igihugu. Ndagira ngo tubanze twumve uko Scovia Mutesi akomeza kugenda atubwira, ubundi tuze tureba n'ibindi, turebe uburyo n'ubundi byifashe. Ariko ku ruhande rumwe abenshi bakomeje kugenda basa nkaho batekereza yuko uko byagenda kose Bobi Wine ari ushobora kuba yakwegukana uyu mwanya w'ubuperezida. Ibiri kuvugwa byo ni byinshi, icyo dutegereje kumenya no kumenya ese ninde wegukanye uyu mwanya w'ubuperezida. Ndagira ngo tubanze twumve Mutesi Scovia. Hari uwavuze ngo iyo yazaga mu baturage ntiyajya akavuga ibyo azakora, aho kugira ngo biyamamaze bavuga ibyo bazakora,
cyangwa se ibyo bazahindura mu bitarakozwe neza, ahubwo ngo basaga nk'abibutsa abaturage ibyo bakoze ndetse n'uburyo babikozemo. ahubwo yasaga n'ubigisha bibutsa ibyo yakoze. Asa nkaho ngira ngo yavuga ati se ntihari impungenge ko ibyo uzakora abantu batabizi, bavuga gukomerezaho, ariko abantu bakeneye kumva ibizakorwa nyirizina n'ibindi. Mu by'ukuri twibutsa abantu ko kwayamamaza byarangiye, ariko ashoje yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, kimwe ndetse na Kyagulanyi we nawe watanze washubije abanyamakuru, ariko nureba ku mateleviziyo y'u Bugande urabona ko Museveni ariwe wiganje. Yego. Hanyuma kuri icyo rero cyo yamubazaga, yasubiye ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage muri rusange, avuga ku kijyanye n'uburezi, aho avuga ko imiryango imwe n'imwe ikennye itashyira imbaraga mu kujyana abana mu ishuri, babifata nk'ibintu bitari ngombwa cyane ugereranyije n'abavuka mu miryango yifashije. Avuga rero ko icyo agomba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo abana b'imiryango ikennye bajye mu ishuri kandi bige nta kiguzi batanze. Asubira ku kijyanye n'ubuvuzi, aho hirya no hino abaturage batagera ku buvuzi byihuse, asa nkaho asobanura ko agomba kongera imbaraga mu buvuzi, cyane amavuriro y'ibanze. Ndetse ngo yagarutse ku miryango ikennye, agaruka ku mavuriro atameze neza, agaruka ku baturage bafite abana batiga neza. Ibyo byose yagiye abigarukaho, ndetse avuga yuko ari nako azabihindura ibitagenda neza bigasa nk'ibigenda neza. Ubundi akenshi iyo abakandida cyangwa se umuntu wese uri kwiyamamaza ku mwanya w'ubuperezida, akenshi ahera ku byo yakoze, ndetse akagenda anavuga n'ibyo azongeraho ndetse n'uburyo azabyongeraho. Ndagira ngo n'ubundi ni uku nguku byari byifashe nk'uko muri kugenda mubyumva, aho perezida Yoweri Kaguta Museveni biri kuvuga yuko, cyangwa se byavuzwe yuko amatora arangiye, yahise agirana ikiganiro n'abanyamakuru, ndetse ngo kuri televiziyo y'igihugu cya Uganda, cyangwa se kuri televiziyo yo mu gihugu cya Uganda, ngo bisa nkaho Museveni ariwe wiganje, cyangwa se ari uri hejuru cyane urebye n'uwo yarahanganye nawe mu matora, cyangwa se kuri uyu mwanya w'ubuperezida. Ni ibintu bikomeje kugenda n'ubundi nubwo amatora yarangiye, ariko bisa nk'ibitararangira neza, kuko ntabwo umwanya uwawutsindiye aratangazwa. Nibyo turi gukurikirana, cyangwa se nibyo dutegereje kureba ubundi, kugira ngo n'ubundi tujye tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ndetse n'amakuru yo mu buryo bwihuse. Icyo usabwa wowe ni ugukanda subscribe, ubundi tukajya tugenda tubana neza 5 kuri 5, ndetse tukajya tugenda tubana neza umunsi ku wundi muri byose, ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni kuri ya YouTube channel yanyu ya B News TV, tugenda tureberaho n'ubundi byinshi bikomeje kugenda bigarukaho hirya no hino ku isi muri rusange. Icyo usabwa kora subscribe, ubundi dukomeze twaka umuryango mugari wa B News TV kuri ya YouTube channel yanyu. Ndabakunda cyane, aho muri hose nizere ko mumeze neza. Imana ikomeze ibane namwe mu byo muri gukora byose, ndetse no mu byo muri gutekereza byose. Ciao ciao.